Yesu ashimwe inshuti mudukurikiye muri kano kanya, tubahaye ikaze abari mu bihugu bitandukanye, tubahaye ikaze turi kumwe na Christina n'ubundi n'ubuhamya igice cya gatatu. Abadukurikirana hano gusengerwa tubahaye ikaze, umongere mufashwe n'igice cya gatatu n'ubundi. Chrisi tuguhaye ikaze muri kano kanya, kandi ubuhamya uri gutambutsa buri gufasha imitima y'abanyarwanda ndetse bino gufasha n'imitima y'abantu batuye ku migabane itandukanye y'isi. Kandi Imana igumugisha, Imana ijyemera ko duca mu bigeragezo bimeze nk'imijugujugu, bimwe bidushaririye, ibindi bikadutesha umutwe, kandi igihe umuntu ararira ariko bikazigisha umuntu, akabizigisha n'abandi bakabikuramo isomo. kandi uyu munsi urabona ko biri gufasha abantu batandukanye, kandi hirya yabyo hari ingororano. Reka n'ubundi twinjira mu mwanya dusenga Imana muri kano kanya, kwinjira mu kumva ubuhamya. Ndabona afite n'igitabo cy'indirimbo, bishoboka ko agiye kongera n'undi akakora mu nganzo akaturirimbira. Tubahaye ikaze mwese inshuti z'Imana. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye uburyo warinze Christina, tugushimiye natwe waturinze. Nushimwe nuhabwe icyubahiro. Tukwemerere Kristo, tukugireho umugisha. Umuntu wese udukurikiye muri kano kanya ahemburwe n'ubuhamya, ahemburwe n'isi ndirimbo. Reka buri muntu wese afashwe. Udukurikiye muri kano kanya uzumva ubu buhamya azahemburwe nabo, kandi azagira icyavanamo. Mwami Yesu Kristo, ngaho abanatwe dufashe muri byose, umwuka wawe wera aganze muri byose. Tuguhaye ikaze na karimu, nguzwe natwe muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Tuguhaye ikaze na karimu. Murakoze cyane. Duhurure ngo twitabe tujye mu ntambara, mbe kwicara ku mazi Satana kiriho. Dorari imbere ahagaze we n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Twizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka, tuzabanesha twambaye intwaro ze zose, ingofero y'agakiza, umweko w'ukuri, inkweto z'amahoro ye biradukomeza. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Unesha ibyaha zambikwa umwambaro wera, Yesu azavuga izina rye ku mana mu ijuru. Dukanguke dutambike turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Unesha ibyaha zambikwa umwambaro wera, Yesu azavuga izina rye ku mana mu ijuru. Dukanguke dukambike turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi.
dutangiye igice cyacu cya gatatu cy'ubuhamya bwanjye. Mumaze gukurikirana igice cya mbere n'icya kabiri. Ubushize twacumbikiye aho nari ndi kuvuga ukuntu yarageze gushaka indi nzu ahegereye ku kazi ke, nkamwangira kuko nari namaze guhabwa amakuru nijoro. Nari nababwiyeho gato mbabwira ko hari umukobwa bari bamushakiye bamurangiye ngo ngewe ansigaho nari ntuye, ari kumbwira ko azajya anyohereza amafaranga yo kurya n'ibiki byose, akajya anyishyurira iyo nzu nawe ngo akegera hafi y'akazi. Naje kubimwangira rero ndamuhakanira, maze kumuhakanira abona ko gahunda ze zitagikunze kuko nari namaze kumenya amakuru, nari nagiye gusenga, Imana irabimpishurira irabimbwira. Ndangije gahunda ze zanze kugerwaho, ubwo urumva ko umugambi we nari nkwishe. Yarakomeje n'ubundi yageze aho aratuza, mbona atujemo gake. Nyuma rero nibwo yaje kubyemera, turagenda tujya hafi y'akazi. Tugeze hafi y'akazi twari tuhamaze nk'amezi nk'abiri, nibwo aho hantu twari twimukiye hakaba hari umudamu bari bamaze kumenyerana umuruta kure cyane, kuko amakuru naje gushakisha neza naje kumenya ko uwo mudamu afite umwana mukuru ungana n'uwo mugabo wanjye. Rero bimbera ibintu bikomeye cyane. Uwo mumama yari umucuruzi, akajya amuha imizigo yo kumutwarira, akamuhamagara nge nkagira ngo ni inshuti zisanzwe, nkagira ngo ni uwo mu kazi. Ariko nyuma nkabona message, nkumva ibiganiro baganira, mbona umugabo atangiye kujya ankinga abantu bavugana, mbona atangiye kujya mbuza kwitaba telefone yiwe, mbona sinzi byari byo nyine birancanganyikisha. Nyuma rero nibwo buriya umutima w'umuntu niwe umugira inama, kandi naje kubigenzura nsanga inama wagisha mugenzi wawe cyangwa abantu b'inshuti zawe, akenshi umutima wawe hari ibyo ukwemerera, hari n'ibyo utakwemerera. Nge rero naratuje, ndangije ubwo muri ibyo bihe uwo mudamu barahararana cyane, baracudika. Abashoferi bagenzi be bakampamagara bakampa amakuru, ndababwira umwaza kumpamagara ndamubwira nti rero sinkunda kumva amabwire, nubabona uzabafotore, nubafotora bizaba ari ikimenyetso kigaragara. Yaje kubikora, aza kubakurikirana no muri restaurant, arabafotora, arampamagara, mfata moto ndagenda, mfata ya telefone mpita ntanga amafaranga, bahita bansorera amafoto ya express. Amafoto bamaze kuyampanaguriza, ndataha ngeze mu rugo. Umugabo akaba arambwiraga ngo ni umukiriya we uhoraho. Noneho nkamubaze se muri bisi zirenga zingahe zikorera kuri iyi site yanyu, gute umuntu ashobora kukugira, ushobora kuba ari umukiriya wawe uhoraho? Ibyo simbyanze kuko n'ubundi business zose umuntu agira abakiriya be bari peremana. Ariko nkamubwira gute ibintu muganira n'ama message yanyu mbona ntabwo ari ibintu bisanzwe. Atangira kubona ko hari ibintu ntangiye kuvumburamo. Rero nyuma nibwo umudamu yaje gutangira kujya amubwira, agashyiramo ama password muri telefone, atangira kujya ampisha utuntu tumwe na tumwe. Ariko naba ndyamye nkarota inzozi, namara kuzirota kandi hadaciyeho nk'iminsi nk'ingahe zigasohora. Ndangije navuye aho ngaho ayo mafoto nyajyanye, ngeze mu rugo agataburete k'igitanda mfata ya mafoto nyubikaho. Nyubikaho kuko yavugaga ko nge mwinjirira mu buzima. Kandi mu by'ukuri nubwo twari twaratangiranye kubana nge ntamukunda, ariko nari ngeze ku rwego rwo kumukunda. Hahandi numvaga nta wundi muntu nshobora gushyira mu mutima wanjye.
rero ibintu yari ari ukuntu yagendaga ahinduka byarushagaho kugenda njye binkomeretsa. Ndangije ya mafoto amasaha yo gutahageze ndayafatanya shira imbere y'agataburete ku gasutable k'igitanda aho yacagingaga telefone ndazihashyira nzubitse. Atashye ararya, amaze kurya tugiye kuryama acomeka telefone, arebye za foto arikanga. Kubona rero umuntu yagufotoye utarubizi ko nizo foto yazibona, kuko nazikujemo ifoto nyinshi ndavuga nti zino nazica izindi ndaba nzifite nk'ibihamya, kuko nge nishakiraga ibihamya. Yageraga muri famiye akababwira ukuntu ndi umugome, ndi umuntu mubi mutesha umutwe. Rero nyuma nibwo za foto yaje arazibona, azibonye ntiyigeze aryama, yaraye yibaza ibintu byinshi. Gukorera rero umuntu ikintu nk'icyo ngicyo ntunamubwire kandi ugakomeza umureba neza muganira museka akabona nta kibazo ufite, akenshi burya niwe ugira ikibazo. Agira ikibazo kuko yibaza ukuntu ibyo bintu wabibonye bikamucanga. Bwarakeye mu gitondo ajyana ya mafoto, ayajyanye ndaceceka ndamwihora kuko nanjye nari nasigaranye andi. Ndamwihorera aragenda, wa mudamu arampamagara nko mu masaha 4 za mu gitondo. Arambwira ati rwose aturiya mugabo wawe ngewe nta bindi dupanga, ni umuntu mpibiraka akantwa. Ndamubwira rero nge nta kibazo ngufiteho, nta nubwo wakagombye no kumpamagara, ahubwo ufite ikibazo ari we tubana mu nzu niwe wakagombye kunyicaza akakunsobanurira, ndumva we nta kintu wansobanurira. Arangije uwo mudamu rero yumva ko nta magambo menshi mfite yo kuvugana nawe, yumva nta tuntu twinshi mfite two kuvugana nawe kuko ni nanjye wanamukubye. Ndangije rero haciyeho nk'iminsi nk'ibiri nibwo yari yaruhutse yiriwe mu rugo, ampa telefone ye. Yari afite telefone ya smartphone. Sinkunda ibintu byo kwishyira hejuru cyangwa kuvuga ibintu uko bitari, kuko mu bibaho byose nkunda ukuri kandi nkakunda gukoresha ukuri mu nzira zose ndimo. Ndagerageza, njya mbigerageza. Uwo mudamu yohereje ifoto ziteye isoni, ntabasha kuvugira hano, ziteye isoni zahise zimpahamura. Numva umutima wanjye ubaye nk'ucitsemo kabiri. Noneho yaranazohereje, yohereza n'isura ye. Hasi ahita yandika andi magambo ateye isoni umuntu warezwa atavuga. Ndangije numvise undi yinjiye, yarinjiye yicara muri salo. Nari maze umwanya maze kubitekerezaho, ndavuga ni nubundi nimubaza nubundi arancurikanga cyangwa se anarakara be yanankubita, kuko nabonaga arahindutse akantu gato kabagahita arakara. Ndavuga nti uyu muntu twahuye akuze nkuze, nta mpamvu ugomba gufata umwanzuro w'ubuzima bwanjye. Yarinjiye yicara muri salo. Ndangije ndamuhamagara, ariko muhamagara numva umutima wenda guturika, numva nta bintu byinshi ndi bumubaze. Ndamubwira Niger ni ngwino nkubwire, ni noneho ibintu mbonye hano, kuko mbere yaho gato nari naramubwiye nti rwose reka nkubwize ukuri, duhana amahoro, abantu bose ugendamo ujye wibuka basi wikingire, urinde ubuzima bwawe n'ubwanjye. Ni kuko umugabo wese aho ari akora ibyo ashaka. Mu gihe rero mba mbona nshobora kuba nkubangamira, basi noneho ubaha ubuzima bwawe n'ubwanjye, aba ari byo uha agaciro. Ndamubwira nti rwose sinzongera kujya nkubwira ngo runaka cyangwa iki, n'ubu tugiye kubana nka mushiki na musaza muri iyi nzu. Rwose sinzongera kuvuga nabi cyangwa se ngo wumve ijambo ribi wakumva naba nakubwira, kuko nibyo nkubwiye nkubwiza ukuri umbwira ko nkubwiye nabi. Ndamuhamagara Niger ni ngwino nkubwire, ni ngwino nkubwire, ni noneho ibintu mbonye muri telefone ni nagahoma munwa. Namuhamagaye nseka ariko mu mutima nshira. Akigera mu cyumba mpita mwereka amafoto. Ndamubwira nti singuye wa muntu ujye umbwira ngo ni umukiriya uhoraho, ngo ni inshuti y'umuryango, ntubusuye umuntu yakumarira iki? Akabazo gato, izo foto ni
zari foto ze cyangwa hari harimo n'iz'umutware? Zari zawe gusa? Zari ze gusa? Zari ze wenyine. Zari ze wenyine kuko muri uko kumwandikira hasi yashyizeho n'ahantu ngo ashaka ko bahurira kuko yabaga abizi ko yaruhutse. Mbese ni ifoto ya murezo n'umuyobozi mukuru. Okay, numva ngiye rero bintushije mu mutima ndabubwira ni noneho ntishanti nimba ugiye kuba umwami Muswati, nimba ugiye kuba imfizi y'akarere ntago mbizi. Mpita mubwira gutyo nanasohoka muhereza telefone yo kugira ngo hataza kuzamo kamere. Ndasohoka nigira kwicarira hanze, mfata umwana wanjye tujya hanze nikinishiriza umwana wanjye. Amasaha yo guteka ku mugoroba barageze, ndateka rwose mu mutima nari ndi gusenga mbwira Imana nti mbabarira umpe guceceka, umpe gutuza, nti kuko noneho aho bigeze urugamba ni wowe wibere ngiye guharira iki kibuga. Kuko ayo mafoto nkiyabona nahise mbona ko nta n'ikintu ndicyo. Njyewe ubwanjye nahise nigira zero. Kuko umuntu nimba akubwiye ngo uyu ni inshuti y'umuryango, ni umuntu umpa amafaranga abandi batampa, nyuma ukabona ibintu nk'ibyo. Nibyo kuko nari maze iminsi nshaka kumenya uwo muntu uwo ari we. Burya ikintu cyose ushyizeho umwete kugira ngo ukimenye, byanga bikundura kimenye. Uwo mudamu narabibonye gutyo ndangije wiwanjye abona nabigize ibintu brag, abona ni ibintu biraho biri simple. Ndateka ntegura ku meza, abona nyine uko nari nsanzwe siko ndi, abona nta n'ikibazo n'iki na kimwe mfite. Byageze nka saa 8 z'ijoro yabuze amahoro no kurya yariye byo kunyikiza kuko nta mutima yari afite. Turangije abona rwose ngiye mu buriri ndaryamye nta kibazo na kimwe mfite. Bigeze nka saa 8 z'ijoro arambyutsa ngo tuganire. Ndamwumva ndabyuka turaganira, aca hirya no hino. Ndamubwira nti rega ntihabaho kwibeshya, ntiwenda bura yibeshye cyangwa se wenda mwari munafitanye gahunda, ariko ninjye nakubwiye ko ntazongera kwinjira mu bintu byawe. Ni rwose unabibohokeho. Nkimara kubona ari amafoto nahise menya karaseri mu karasamo, nawe ubu hari karaseri nagushyizemo. Ntubu tugiye kubana nk'abantu nyine nka mushiki na musaza muri iyi nzu. Nyuma ko kantu kamaze kuba, bwarakeye mu gitondo ajya mu kazi. Agiye mu kazi urumva yagombaga gutanga raporo kuri uwo mudamu. Atangaho raporo, uwo mudamu anyandikira message mbi cyane. Ndaceceka sinayisubiza. N'umugabo sinayimwereka. Ndamwihorera bose ndabihorera ndaceceka. Nyuma aza kwirirwa mu rugo turyamye ku gicamunsi. Wa mudamu amuhamagara telefone ari ngiye yifite. Ndangije ndamuhereza, yanga kuyitaba ahita yikupa arayifunga burundu. Ndamubwiye so umuntu nikutamwitabye, ariko icyo gihe yari yarahinduye izina, ariko nge nararibonye izina yashyizeho. Arambwira ngo ngo n'umukonvayeri twakoranye ejo, ngo ubuse ngo arambaza iki kandi abizi ko naruhutse. Ndamubwira ntariko abakonvayeri baragowe. Niko ni mama runaka yabaye yiswe iryo zina ryane. Nirega we nakubwiye ko nta hantu wanyihisha. Ni nakubwiye ko ngufite gutya, ntusibye no kuba ngufite gutya. Ni aho ugenda ukagera imihanda ucamo abo uvugana nabo, ndabimenye ujye umenya ko amakuru yose mbanya afite. Ni nuko mba nicecekeye. Rero biramucanga. Arangije noneho nimero zisibamo burundu. Arabyuka arambara, amaze kwambara. Burya hari akantu Imana iba yaraduhaye cyangwa Imana ihita ikuzanira ako kanya kugira ngo umenye umuntu uwo ari we. Yarabyutse mbona arambaye, nanjye mpita mbyuka. Icyo gihe yari yarambujije kwambara nyine amajipo, amakanzu, ashaka ko mura mu bitenge. Mpita mfata amajipo yanjye nari narabitse muri mari, mfata ijipo n'ishati yayo, nanjye ndabyambara nimeza neza rwose. Yambara nanjye abona nambara.
mfata n'imyenda y'umwana nanjye nshira mu ntebe, umwana ndamufata ndamwambika, maze kumwambika arambaza ngo ese mugiye, ntihari umuntu ntingiye kureba. Umuntu wa hehe? Nti umushiti wanjye ntitugiye guhura. Arangije yasohotse imbere yanjye, ageze nyuma y'igipangu hashize nk'iminota haragaruka. Hagarutse aryama mu ntebe, ndamubwira ntoke ntubwo ugarutse nti sigarana n'umwana ndaje ntago ntinda. Abonye ukuntu nsa neza, abonye ukuntu nambaye neza biramucanga. Ariko ako kantu iyo nkibutse ndaseka kuko ukuntu nanjye kahise kanzamo, nahise rwose nkubitamo ijipo nimeza neza, ndangije ndazamuka. Umera nkaho murishije umubuna. Noneho mfata telefone nyishyiramo soneri, ariko nayishize muri silence. Ndangije nyishyira ku kabati, ndasohoka nk'umuntu ufite gahunda nyine, telefone urumva kugira ngo isone, nari ngeze nko ku muryango mpita nsubira inyuma ndayifata, mpita nzimya ya soneri nditaba. Ndamubwira nugeze nta ndaje, nti mu minota itarenze 3 ndaba nkugezeho. Undi aryamye mu ntebe, ndangije ndamubwira nti reka ngende ndebe uwo muntu, nti ndahita nza. Ndangije narasohotse, ndazamuka ngeze ruguru, mpindukiye mbona na wandi inyuma n'umwana. Mbona ndi inyuma n'umwana, kuko nari sohokanye 3,000 nari mfite. Nahise nzamuka nihuta njya mu gasantere kari gahari, mitangura y'akantu karaho kagasharupe, bakanshyira muri envelope, mpita nkubitaho grafeze, kuko nabonaga nyine nta kindi kintu ndi bwireguze, nabona nta muntu ndi kumwe nawe. Kuko mu kwitaba iyo telefone navugaga ndetse nturi n'imodoka yawe, noneho rero urumva kumva ko hari umuntu ngiye kureba ufite imodoka, ubwo yumvaga ko byanga bikunda ibyo yirirwamo cyangwa ibyabamo nanjye ngiye kubimwishyura. Rero rese mbikora gutyo, ndongera ndamanuka mpururana nabo. Atese kudatinze, nti none se ko ari aka kantu yamagara, kuko hari abana twari twarakoranye muri Simba, twari twarigeze dukina kakawete, bampa telefone ya smartphone. Arangije arababara cyane. Ndamubwira ko se uzambuza kugira n'inshuti, abana twakoranye, abo twiganye ntushaka ko bagera hano. Urabona nzaba muri iyi nzu ntavugana n'abantu bigakunda. Mbese we mu buzima bwe yumvaga ntarenga n'igipangu, akumva ntagira ahantu njya tutari kumwe. Nuko ndangije iyo telefone abo bana bayimpayemo nka gift, kuko nanjye nayo mfite gift natanze muri kakawete. Biramucanga nyine, abona natunze telefone ya WhatsApp atari uyinguriye, yumva biramuyobeye, kuko nayizananye n'ibindi ndanabimwereka, mwereka n'amafoto y'abana twari turi kumwe. Noneho abona abantu twari turi kumwe ni abasirimu, kuko bari bafite n'imodoka zabo, twazifotorejemo nta kibazo nyine, ubona nkuko wahura n'abantu mwiganye mwakoranye. Nuko ubwo rero nyuma turamanukana tugeze mu rugo, arangije arambwira ngo ariko ngo kuki ugushaka kumbabaza. Ndamubwiye nk'ububaza se gute, ni uko unkorera ibintu nkababara, nawe wumva ububabare mba mfite. Icyo gihe yamaze iminsi nk'itatu telefone ye ayisiga mu rugo, akajyana iyanjye. Yajyanaga iyanjye iyo akayisiga, akambwira ngo nizajya mukenera njye muhamagara kuye. Arangije abantu bose bamuhamagaye bakumva ninjye witabye, abakobwa bose bamuhamagaraga bose bakumva ninjye witabye. Nyuma rero urumva mu minsi 3 bumvaga ko wenda ari nk'umuntu wayibye cyangwa se sinzi uko babifashe nyine. Ubwo ngo ari kunyereka nyine ko yahindutse, nta ibintu nkeka nyine atazabisubiramo ibintu nk'ibyo. Nyuma rero nibwo mama yarwaye, ajya muri koma, yayigiyemo ari kuwa gatanu nka saa 9. Nari niriwe mu rugo namaze kwitegura isabato, kuko twari abadive. Barumuna banjye bahita bampamagara bati
tugiye CHK mama aguye muri koma. Mba nk'umusazi ndamuhamagara ndabimubwira, mba mfashe moto duhurira CHK na barumuna banjye. Ku isabato mu gitondo ndabyuka ndategura nkuri turimo twose tw'umugore mu rugo, inshingano zose ndazuzuza nsiga nzujuje. Ndamubwira ndi rero nuza kubyuka nubwo uraza kujya muri douche, dore ibiryo nsize mbiteguye, ibintu byose nari nsize mbikoze. Akambwira ati se wasize umwana urajya kwa muganga n'umwana? Najya kumwururusa ati hoya, ati mujyane mbanze njyame nduhuke. Ni none reka mujyane uruhuke, nubyuka uradusanga kwa muganga. Naramujyanye, ngeze mu Kanogo njya CHK, umwana wo mu gipangu twabagamo arampamagara. Mama Christian urahari? Nti hoya ntago mpari. Ngo nese ngo umudamu winjiye mu nzu agahita ajya mu nzu, wasize ufunguye inzu? Ndamubwira nti papa Christian arimo. Umutima urandya, ariko ubwo nkaba kakantu nasize mbabwiye ubushize, nkaba nari narafashe telefone ye narashizemo memory card ariko atabizi, nsetingamo amajwi yose yavuganye n'abantu akirisivinga. Ndangije rero agatima gahita kagaruka, nibuka ko agatelefone afite ariko nakagenje. Ndavuga nti reka ngende, mama ari muri koma, ninsubira inyuma ndaba ngiye mu miserero, umubyeyi wanjye ari mu buzima nshobora no kumubura. Ndavuga nti reka nkomeze, ntubwo biriya nabikoze ndi bumenye amakuru neza. Naragiye ngeze CHK, umugabo yangezeho nka saa 9, angezeho nka saa 9 aradusura, arangije afata umwana barataha. Nanjye ndangije murumuna wanjye ne wansimburaga, nge najyaga ku manywa akaza kuharara nijoro. Nanjye rero mba mvuye CHK, mba mfashe moto ndirukanse, n'umugabo yiriwe wenyine ntago namwitayeho. Ndagiye ngeze mu rugo mba ndatetse vuba vuba, nageze mu rugo nsanga yanasinziriye n'umuhungu we. Ndateka vuba vuba ntegura ku meza, ndangije rero mfata telefone ye. Umuntu yaramuhamagaye ndayitaba kuko yari yasinziriye. Ndangije mpita nibuka ko wa mwana mu gitondo yamamaga ambwira bya bindi, mpita njya muri call z'uwo munsi. Nsanga yayoboye umuntu, umukobwa kuva centre ugera aho twari dutuye, mpaka aramuyobora amubwira n'umuryango ukuntu usa n'igipangu yinjiramo, ukuntu gisa n'ukuntu umuryango ari buhita arebana nawo ari uwo nguwo. Ndangije ibyo mba ndabyumvise, numva na record yavuganye na wa mudamu umwe wamwoherereje ya mafoto. Numva amagambo menshi bavuganye, nabyo ndabyumva ndabyiyoherereza. Maze kubyiyoherereza mpamagara wa mudamu nkoresheje telefone y'umugabo. Namubwira ni numvise mama umwamwishe ataranapfa, nti ejo mu gitondo uzafate valise yawe uzurusigaremo, nge nzarugarukamo mama yapfuye cyangwa yakize. Umudamu biramucanga, ubwo urumva yahise yibuka amagambo bavuganye n'ibyo biriwemo, yibaza ukuntu mbimenye biramuyobera. Ndavuga ni umugabo nimbimubwira arangira umusazi. Nahise mfata za call nyigira soneri muri telefone ye kuko nabonaga nta kindi kimenyetso ndi bumuboneho. Ndangije nyigira soneri ya wa mudamu, ntigize soneri za zindi zose naziyoherereje kuri telefone yanjye. Nzigira soneri, ndangije ndahisha ndategura ku meza, ndagenda ndamubyutsa araza. Wa mudamu nari namaze kumuhamagara, arangije wa mudamu umutima urakomeza uramurya, ahamagara umugabo. Ageze ku meza neza dutangiye kurya, yumva soneri. Ndamubwiye genda yitabe telefone yawe. Urumva kuva muri saro ujya mu cyumba uba wumvise amagambo byibuza agera nko mu 10. Yaragiye afata telefone aza yarubiye, mbona yabihiwe, mbona yashaririye, agira umutsi mubi, yarakaye uva hano kageraho. Mbona yarakaye, ndavuga nti mwami Yesu
nti none iki gikombe ni nkirenga ntisimbizi n'ururi rwo rupfu rwanjye. Ntabwo byari byoroshye, yarankubise, nibwo bwa mbere yarankubise, arankubita, yafashe inkoni ya rakrete arankubita, n'ubundi ndamubwira nti nyica kuko n'ubundi wabonye ko mama yapfuye, n'ubundi mama ntariho, n'ubundi ntawe naba nsigaranye, niwe nakagombye kuba naririra, ariko iyi saha aho kugira ngo mfate mu mugongo urashaka kunkurikiza umubyeyi wanjye aho wabonye agiye. Ntiwanyica wagira gute? Nubu none ndumva arakubita, yarankubise yafunze. Abantu twabanaga mu gipangu baza ku rugi, byari bibaye nko mu masaa 2 saa 3 z'ijoro. Yanga gufungura, arangije mfata isahane y'idongo ngiye kuyimukubita, mbona ko nshobora kumukomeretsa, nkaba najya muri gereza, ntekereza ibibazo byose ndimo ndamwihorera. Ndamubwira nta maraso yanjye Imana izayakubaze. Niryo jambo namubwiye, akaboko kahise gahera hejuru. Nkimara kumubwira nta amaraso yanjye Imana izayakubaze, akaboko kahise hejuru. Arangije ngo ubundi ngo iyo Mana usenga ngo ni intezi ibingibi, ngo n'ubundi mbona noneho hagiye gutuka Imana. Ndamubwira nti wintukira Imana, ni kuko uyitutse bwo twamerana nabi, nti wintukira Imana yihorere. Nubwo ufite iyo usenga nanjye nkagira iyo nsenga, nta kintu bintwaye. Ntago yatuje, yaje gufungura, ariko afungura ahita afata ishati y'akazi, ahita azamuka ajya kurara mu modoka ziwabo zo ku kazi. Mpamagara nyina muri icyo gicuku, ndabimubwira, mutekerereza ukuntu bigenze. Mpamagara abakuru be ndabibabwira, bati se byaba byagenze gute? Atubwira ko ari wowe mubi. None no mu bibazo urimo mugiye gushwashwana, mwakagombye kuba mukize hamwe. Byanteye kuzinduka kuko navaga mu rugo aho twari dutuye, nahavaga saa 11 kuko nageraga mu rugo nkasigaye umwana mu Nyakabanda kugira ngo njye kwirirwa kwa muganga, ntibyari byemewe kwirirwa nayo umwana yari akiri muto. Ndangije aho kugira ngo njye muri ibyo bibazo byanjye, njya kwa bakuru be kubumvisha za audio kugira ngo mbe na za foto ndazijyana. Ndababwira nje murumuna wanyu simwanga, ntabwo namushatse kuko namwangaga, nta nubwo nakabaye avuga ko ndo mutesha mutwe kuri we, kuko twabanye atwara hiyasi kugeza iyi saha yarageze ku rwego rwo gutwara amabisi. Ntabwo ndi umugore mubi ku buryo naba mutera umwaku cyangwa se hari ibindi bibazo nakagombye kuba muteza. Mfite ibibazo muteza nta na company niyi nimwe yanajya gukoreramo. Mukuru wa mbere ubwo wabura mwica arambwira ati se niwe cyangwa ntago ari we. None se urumva ijwi hari ubwo ari iryanjye, hari ubwo narihinduye. Yumva biramucanze, atekereza ayo magambo yavuganye n'uwo mudamu, yumva nawe biramuyobeye. Ako kanya yahise ahamagara mama we arabimubwira. Ubwo niko mfite umwana ku mugongo, nkaho nakagiye kureba mama, njya muri iyo miserero. Nageze se hashika nka saa 5, navuye mu rugo saa 12. Naragendaga nkumva singenda, nkumva singi imbere, nkumva singi inyuma, nkumva sinzi ibintu ndimo. Navuye aho bakorera mu Gasyata, ndazamuka ngeze mu rugo nsigaye umwana, njye se hashika, ari kurumva nta mbaraga nari mfite. Nimugoroba zigeze ndataha njya mu rugo, ndavuga nti umugabo atazandega ko nataye urugo. Ibyo bibazo byose nabizengurutsemo ibyumweru 3 mama yamaze muri koma. Nabizengurutsemo nzinduka nkagenda nkataha. Iyo nza kuba ndundi iwacu mu Nyakabanda ni hafi ya sehashika, mba naragumyeyo kuko nubundi nta rugo nari mfite. Gutaha utavugana n'umuntu byibuza ngo nakubaze ngo mama meze ate, bimeze gute, nabyo ni ikindi gikomere kandi witwa ngo ubana n'umuntu mu nzu. Naratahaga ubwo urumva kuzava sehashika saa 12 nkajya gutega, nkajya mu Nyakabanda gufata umwana, nkajya gutega ibibisi, nageraga mu rugo nka saa 2 saa 3 z'ijoro. Nkacana imbabura, nkateka, yangeragaho nka saa 4 saa 5 z'ijoro. Ndi mu mashyiga ntetse, yarangiza ntanabirye.
umutima wanjye uragenda urababara, naho ntakaryamye n'undi nkavuga ashobora kuza kaniga, nkajya yararaga muri saro, byaranze kuza mu cyumba, nkasaba imbabazi zibaho n'izitabaho, amakosa yose nyishyiraho. Mu gitondo ku munsi ukurikiye mpamagara wa mugabo wari waransengeye mpumuka, ndamubwira ikibazo ukuntu kimeze, ariko ntarakigezamo hagati, ahita ambwira ati aka kanya tuvugana umugabo wawe nta kibazo afite, ahubwo hari indaya yamuteje ibirozi bya Tanzania, nibyo biri kumuyobora, arimo arayoborwa nka telekomande. Ndeba rero ukuntu ngiye noneho kurwana urwo rugamba, ndavuga nta mbaraga zo kubisengera mfite, ibibazo mfite nanjye ubwanjye biri kundusha imbaraga, numva nta mutima mfite. Nagenda mu muhanda nabyibuka byose nkahita mbwira Imana ntari kuba, ubundi uranzi uyu mugabo aba bazima afite ni rwo rupfu rwanjye, none se iminsi wagemye yuko mba ku isi irarangiye. Nge numvaga nyine isaha ku isaha ko nshobora gupfa. Nari narabyisetinzemo ngenda nanjye ubwanjye nkumva sindiho narapfuye. Mama ataramara icyumweru muri koma, murumuna wanjye unkurikira nawe yarashatse, yari yaraje ari hafi yo kubyara, yari yaraje mu rugo ngo mama mutindire ikiriri, kuko umugabo yakoraga amasafari nawe ntiyahabaga. Arangije ubwo uwo mugabo yarari isafari, murumuna wanjye aza gutindira ikiriri mu rugo, mama yaguye muri koma, uwo murumuna wanjye amaze nk'iminsi nk'ibiri bavuye kwa muganga. Urumva yari agifite ububyeyi, mama ari uri kumwitaho. Rero muri iyo minsi nibwo icyo gihe murumuna wanjye umwana we bakanze imbavu basohora mama, barangije abadamu duturanye bari baje mu rugo babona umwana atangiye kubura umwuka. Ambulance yajyanye mama, hari undi mupapa nawe njye nshimira duturanye, niwe bahise bahamagara abajyana kwa muganga, babatransfera ku Muhima. Akigera ku Muhima navaga aho twari dutuye muri Kicukiro, nkagera Nyabugogo nkazamuka Kimisagara, nkateka ibyo njyana CHK, nkateka n'ibyo njyana ku Muhima. 2016 yambereye umusaraba mugari muremure. Kwihangana ibyo byumweru bitatu byose ari we wenyine wireba, kuko ninjye mukuru mu rugo, nta wundi nayo mfite mbwira, nta nayo mfite mpamagara, ntaki. Si uko imiryango itari hari, ariko hari igihe ibintu biza ukabona niwe wenyine biriho, ukabyakira ukaba umugabo. Nabishikamyemo rero mbona ko ari ibintu byanjye. Uwo mbonye amamagaye akaza kwa muganga, uwo ntabonye kandi nkumva nta muntu nigeze njyaho ngo mucire urubanza, ngo ntiyansuye, ngo ntiyadusuye. Ibyo byo nabyikuye mu mutwe. Narazindukaga, umugabo yarazaga akaryama mu ntebe muri saro, saa 10 tukazamukana, kanshyira muri bisi akangeza Nyabugogo, nta uvugisha undi, nkatega nkazamuka nkajya gusiga umwana mu rugo, nkateka, nkafata moto ku Muhima, moto CHK. Nkuvuga ngo abantu bacunga Muhima muri icyo gihe bari bamaze kumenya, nta ndangamuntu bari bakimbaza, ntaki. Isaha yose nagenderaga narinjiraga, kuko urumva nari mfite abarwayi babiri kandi ari njye ugomba kubitaho. Murumuna wanjye nawe akihagera ahita arwara ikibyimba cyo mwibere, baba bamuhaye ibitaro by'umwana n'ibitaro by'umuntu mukuru. Umuti bamwandikiye gushaka hanze yabimbwira, nkabona nta wundi ndi buhamagare, nkahita mfata moto nkirukanka. Ubwo CHK nkaba nk'umuntu waje kunsura cyangwa se iki, nahitaga mpamagara nk'umuntu uri aho hafi, nabona ari ibintu bya moto nk'iminota nk'icumi, nkahita mfata moto. Noneho umwana we imiti bamwandikiraga nayikuraga Kimironko, ni farumasi imwe nawuguragamo umuti bamuteraga. Birancanga, ndagenda ibyo bintu byose mbyirukankamo, ndi nyakamwe, mugabo tutavugana, ari nako nkateka ntanabirye,
mana we ubuzima burambihira nkajya nibaza nimba ndi umuntu biranyobera. Nyuma rero mama yaje kuva muri koma nabwo yari yikubise hasi, ubwonko bwe buratokorwa, imitsi yo mu mutwe iraturika, amaraso yose ajya mu bwonko. Umudokiteri wamwakiriye wamukurikiranaga ku manywa arambwira ngo umutima we ngo dusigaje ko ucika, kateraga ari akantu gato, atari ko hari umuti dushobora kumutera ukazagenda ukamura amaye amaraso gake gake. Arebye rero taye yanjye n'ukuntu ngana, abona ndi umwana, abona hari nta bushobozi ntaki, mbona nta nyandikiye ordonnance y'uwo muti. Ndamubaza arambwira ngo uwo muti ngo bakura hanze ngo ugura 1.5 million. Ndamubwira ntumva nkubwire wunyandikire nitabaza inshuti n'imiryango, nina yabura umubyeyi wanjye agapfa nzajya nicara mvuge ko byibuza nagerageje. Umudokiteri arananira ntiyabimbwira, mbona ntashaka kubyumva. Ku munsi ukurikiye nsubiye kumureba arambwira ngo erega ngo n'ubundi mama wanyu yarapfuye ngo nukwirushye. Ndamubwira gute se umutima we nturacika, kuba tukiri hano, kuba nako gatima kagitera n'iminsi tuhamaze, ni imbabazi z'Imana zonyine. We nyandikire iyo ordonnance ibindi ntubimbaze. Arabyanga, mbona duteranya amagambo. Hakaba hari umugabo wari sociale CHK icyo gihe, ndagenda mwikubita imbere n'agahinda n'umubabaro, ndamubwira nta kindi ngusabye, nimba ukunda mama nk'umuntu musengana, mpa nimero z'umuntu ukuriye bino bitaro byanyu bya CHK. Ati se ni ikihe kibazo wagize? Ndamubwira nta kindi kibazo nge mfite, ntigenda shaka kumpa nimero z'uyu muntu, ni kuko nanabikubwiye wowe wahita unkansoringa ukagira, ntigenda shaka nimero z'umuntu uhagarariye bino bitaro bya CHK. Azimpaye mbitekerereza uwo mugabo, ahita mbaza amazina y'uwo mudokiteri. Uwo mudokiteri uwo mugabo amuhamagaye yibaza uburyo kizo nimero nazibonye. Bura hari ukuntu tubaho abantu bakadusuzugura, ariko bitewe n'ijambo riturutse ahantu bakakubahira icyo ngicyo. Kugeza iyi saha n'uwo mugabo iyo tugiye CHK niyo ngewe nkakubitana nawe ansuhuza nk'umuntu ukomeye. Hari ibintu Imana igitwambika ikakwambika igitinyiro. Christine amureba hano nkunda kuvugisha ukuri kandi nkanavuga bikarangirira aho ngaho, sinjya ngira ibintu by'inzika n'iki, nkunda kuba open cyane mu mutima wanjye kugira ngo ubuhoke. Uwo mugabo kuri ibitaro bya CHK naramubwiye ikibazo ukuntu kimeze, arangije mu gitondo w'ubwe niwe wiyiziye. Araza areba mama ukuntu ameze, ahamagara uwo mudokiteri, barahahurira, aramubwira ati gute ushobora kubwira umwana ko hari ikintu gishobora gukiza mama we, warangiza ntukimwandikire. Arangije rero uwo mugabo byamubanye ibibazo kuko nawe yamaze nk'iminsi nk'ingahe baramuhagaritse mu kazi kubera icyo kibazo cyanjye. Arangije uwo mugabo yahise atumiza umuti, yarambwiye ati se mufite amafaranga angahe? Ndamubwira ubu ngubu tuvugana ntihari amafaranga atageze mu 300 dufite kuri konti, kuko konti ya mama nyibaho. Ndagenda ndayazana, sinzi ukuntu burya Imana igira inzira zirenga 1000. Wa muti wa mugabo yarawutumije, arambwira ngo tuzagenda tubishyura gahoro gahoro. Arawutumiza, ni n'akantu gato cyane kadapima na milimetero zingaye. Bawutera mama aza kuva muri koma yavuyemo nyuma y'iminsi 2. Ndangije tuva CHK baradusezerera. Bamaze kudusezerera rero nibwo twamucyuye nyuma y'iminsi nk'ingahe. Kubw'amahirwe amafaranga yose yarasigaye, nanagiye kubishyura ibitaro twaranavuyemo, twaravuye mu bitaro tutakibirimo. Nyuma rero muri uko kuvayo nibwo nanjye mu rugo byari imiserero. Mama maze nk'iminsi nkinga havuye muri koma, nanjye nibwo umugabo yambwiye ati nudapfa njyewe ndapfa. Ndamubwira gute se niki cyabaye? Ati nudapfa njye ndapfa, ndashaka kusubira iwanyu, njye sinkikeneye kubana nawe, sinkigushaka. Ndamubwire se niki cyabaye, niko njye nta kibazo nzi mfitanye nawe. Mbona yarakaye, ariko namureba twarebana ntandebe cyane, nkabona ko ari abazimu yuzuye. Icyo gihe ambwira gutyo yari yarakaye, mbona ashobora kongera kunkubita
mpamagara nyina ndabimubwira, nyina arambwira ati rero nge yazanzanira undi mukazana, wowe iwanyu nta wundi mukwe wahataha, butandukanye nawe ikibazo cyanyu nzazana bakuru be tukigeho. Ndangije ni ngewe wihambiriye rwose, ndavuga nti atananyica n'abana banjye ntanabarize. Ibintu ari kugendamo ejo nshobora kubura ubuzima bwanjye hejuru y'ibintu nagiye nihanganira. Ikintu nafashe ibintu bye byose, ibitebe n'ibiki byose narabimusigiye, mfata matera naryamyeho n'utuntu tworoheje turi aho ngaho, ndangije ndagenda. Ariko ntekereza ukuntu ngiye kwicara mu rugo, mama ari muri koma, n'uwo murumuna wanjye yari yaravuye ku Muhima, nawe naranze ko ajya kuba wenyine kubera ko umugabo atarahari, yari ari safari. Ariko nkavuga ni ko mu rugo mpafite umukozi, hari umukozi, hakaba hari na musaza wanjye n'undi murumuna wacu, nkavuga nti twese tuzagenda dufatanya. Ndeba ukuntu ngiye gusubira mu rugo n'ibyo bintu byose n'ubwo buzima, nta n'amafaranga mfite byibuza ngo mbiteho bose. Ndavuga nti Imana yampaye umwuga wo gusuka, numva nyine ndavuga nti amafaranga yarampaye y'indezo 30,000. Ahantu twari duturanye hari chambrette. Ndavuga nti uyu muntu umwana ararwara, akavuga ngo kwa nyirabukwe ngo hari amaza kodeshwa, ngo umwana we ngo abaye ngo ntanzara yamwica, ibintu nk'ibyo. Ndavuga nti uyu muntu ntago yamenya ko kurera bivuna. Nintamwigira natekerezaga ukuntu umwana mukuru namurereye mu rugo, ntekereza ukuntu ngiye kujyana y'undi mwana, none nta n'ubuzima bufatika mfite, nkumva n'ibindi bibazo. Ndavuga aba bantu bazakomeza mu rugo iwacu ari bo babarerera. Ndangije mfata imyanzuro, mpita njya muri iyo chambrette. Nishyura, nayishyuye 10,000, nyishyura amezi 2. Ndangije ampakiza imodoka ngo injyane, tugeze ahantu ruguru, mbwira uwo mu taximeni ansubiza inyuma, nkisubira inyuma, dukubitana ibintu bari kubyinjiza muri iyo nzu. Yahise nawe ahimuka, uwo mugoroba yahise yimuka aragenda. Umugabo yahise yimuka. Yego. None se akabazo gatoya, none habaho kuganira, umusembabazi arbiranga nyine. Urumva muri ibyo byumweru bingahe byose byari bishize, narasabaga imbabazi, naho nicaye se hashika nkandika message nkagira gute, ariko nkabona nta guhinduka afite. Ugomba kugenda. Arangije mbona nyine ko yamaramaje, ndavuga nti atazanantera n'icyuma, kuko umuntu wuzuye abadayimoni gutyo ashobora no kugutera icyuma, ejo akajya muri gereza nawe ugapfa, akazava muri gereza. Ndangije ndagenda, ndavuga nti nzajya nsuka nawe impindezo z'umwana aba ariyo nishyura inzu n'umukozi. Numva ngiye gushaka ubuzima ntitaye ku bindi byose. Rero muri ibyo bihe napimaga ibiro 84. Nyimara gutandukana nawe mu kwezi kumwe nari ngeze ku biro 48. Kuko urumva nta kintu gifatika, kwihangana nk'umugore mu rugo nari nkujuje ibintu byose, numva ko ngomba kubyihanganira, nkumva ko hari igihe kizageza bikarangira. Ariko kuvuga ngo urugo ruvuyemo nta kintu gifatika kigaragara gitumye uva mu rugo, nibyo byanyishe. Ntekereza ibintu byose nagiye nyuramo, ntekereza ukuntu ahindutse mu isegonda rimwe, birambabaza cyane. Rero nyuma rero nibwo nasohotse aho, ntangira ubuzima, nkajya njya mu rugo nareba mama ukuntu ameze n'ibiki byose, nkavuga nti mama azagaruka, kuko mama ava muri koma twatangiye kumuganiriza, tumwigisha kurya nk'umwana mutoya, tumwigisha kugenda, abantu atakibibuka, ibitekerezo byose byagiye bigaruka nyuma, uko turushaho kumwiyereka, tumwereka amabara n'ibiki, nibwo ubwenge bwe bwonko bwatangiye kongera kugaruka. Rero nuko natandukanye n'uwo mugabo, ariko ngira ngo ni ibintu byoroshye, ariko burya shitani irakora. Shitani muri iyi si turagendana, itugendaho, n'Imana irahari kandi nayo irakora. Muri iyi si tubamo shitani iraha, n'Imana ikabaho. Ni ibintu tugendana, ngewe ndi umugabo wo kubihamya, kuko nge numvaga ko ari ibintu byoroshye, ganira bikarangira tugasubirana. Ariko byabaye ibintu birebire, ngeza ku rwego njya kumusengera ngo Imana imuhindure basi dusubirane, ngewe none ibintu byose nge mbyemera.
ariko nikubise imbere y'Imana kuko yabonaga ukuntu namukundaga. Nari nsigaye mukunda numva noneho nanamubona nareba ukuntu yananutse, nareba ukuntu asigaye asa nabi, umutima wanjye ukababara nkavuga nti Imana nubwo yari mubi wanjye ariko namwitaga agasohoka mu rugo asa neza. Nkababara nkarushaho agahinda, njya kwikubita imbere y'Imana mvuga ngo basi mugirira impuhwe twongere dusubirane mjye mbona ari mu muhanda asa neza. Imana irambwira ngo nkiza inzira ebyiri imbere yawe, kuguha umugabo uzaguhesha ubugingo cyangwa nkagusubiza uriya akazakubuza ubugingo. Uwo mupasiteri wabimbwiye ari umurundi, ni n'uwo munsi yari yaje mu Rwanda, yaje guteranira aho hantu nari nagiye gusengera. Abimbwira gutya atanzi, arambwira ngo amarira waje uzanye imbere y'Imana irayazi, uyu mugabo uri gushaka ntabwo ari Imana iri gushaka kuguha. Nguko uko nafashe umwanzuro wo kumureka, ndamureka agerageza ko twasubirana bikanga mbona ko yaje kugaruka nyuma. Yaje kugaruka nyuma abonye ko maze gufatisha ubuzima, abona ndi umuntu uraho, ibyo yirukankamo byose yari yarabihaze, yariyongeza. Navuga ko yari yakaniyongeza, abona ko nyine umugore ari uwa mbere. Aratangira aragaruka asaba imbabazi n'ibiki, ariko nkumva umutima wanjye ntubyemera. Buri ibintu bibaho gusenga nta sengesho ry'umunyagara. Yazaga gutyo, ndibuka ko 2018 yaje yafashe imyanzuro ngo dusubirane, asabe akwe n'ibiki byose, ajya no kubwira iwabo. Ndangije mbwira Imana nti Uwite wambwiye aya magambo ya naya mu kwa 7, uyu mugabo aje mu kwa 11, none bimeze biti? Nta wundi muntu ndabona untereta. Uyu mugabo nimba ubona ko ari we, ko wambwiye ko azambuza ubugingo, ndamwemera gute? Nimba ubona ko atari uwanjye, ibi bintu bifeiringe ntavuze ntamubwiye nabi. Nuko arangije rero arahinda ngo dusubirane n'ibiki byose, ariko ubwo nari mvuye mu buzima buteye ubwoba. Tukimara gutandukana aho ngaho twari dutuye, hari umushuti wanjye yaje kundangira ibintu byo kujya muri Gahanga hafi y'isoko, njya gushakishiriza y'ubuzima, ibintu byo gukora gusuka ibyo basukira 8,000 nabisukiraga 5 cyangwa 2 kugira ngo mbone amafaranga yo kurya, kuko numvaga mu mutima wanjye nta kuvuga ngo nshoye iyo mu Buraya cyangwa ngo ngiye kwirirwa ndumwasama nirirwa mu bintu bidafite umumaro. Mfata umwanzuro mu mutima wanjye mbwira Imana nti uzandinde kwiba, uzandinde gusabiriza nk'umuntu wihaye, kuko mu myaka nkiri umukobwa nari narihaye amafaranga yaraje ndayakorera, ndiyambika ndarya uko mbishaka, mbona ubuzima ngiyemo. Nsaba Imana ibintu bingahe, ndayibwira sinshaka kwiba, sinshaka kuzaba umwesikoro, sinshaka kuzasambana kugira ngo ndye, ndashaka kugendana. Nubwo ndi umunyabibazo, ndi umunyantege nke, ntakibuka no gusenga ko bibaho, ariko ndabizi kunzi. Naricaraga nkabyiganiriza gutya nkuko wakwicara ufite umuntu muri kuganira. Imana yarahambereye, najyaga kubona nandikira abashuti banje b'i Kigali ndabwira ko yari yarambuje no gusuka. Abashuti banje narabacitseho bose, abana bose nibuka ngenda mbahamagara mbibabwira, umpamagaye umpaye 7,000, ubwo 7,000 nkabanashirizamo n'itike nkamusukira 5, 2 bikaba ibyitike. Akaba ariyo nza nkishyura nyirinzu, hakaba ubwo amadeni yambaye menshi, nyirinzu nkaba mukwitse 3 nkarya 2. Mana ubuzima nyine bw'Igahanga bwo nabumazemo nk'imyaka 2. Babana bawe se 2 mwari muri kumwe? Umwe umutoya niwe twari turi kumwe. Umukuru we n'ubundi aba mu rugo, ntabwo ari uwanjye n'uwo mu rugo. Ubwo rero ubwo buzima bwo muri Gahanga nabayemo nza kubuvamo, nabwo ari Imana ivuze, naje kugera ku rwego numva ndashaka gushaka Imana nta bindi ntumbereye. Imana rero nkajya nyisaba kwizampa akazi keza k'ahantu hegereye urusengero, numva nshaka gusubira mu nzu y'Imana, numva hari imyanzuro ngiye nshaka kuzafata, ariko ubuzima nari ndimo nkabona nta hantu bizaca, nkabona inzira zirafunze. Nibwo rero Imana yaje kunkingurira amarembo, impakazi ndi gukora ubu ngubu. Imana ishimwe. Numva rero nshimiye Imana. Ubwo
ubundi buhamya bwo ni ubw'ahataha. nyine akazi ubu ufite akazi. Yego, ufite akazi keza. mfite akazi keza rwose. Imana yarakampaye no hafi y'urusengero. Ubu nasubiye mu murimo w'Imana. Imana irangenderera impano zayo, inganiriza amanywa na nijoro. Ubu nimba ari umuntu ufite ibyishimo mu mutima, uhorana n'amahoro yo mu mutima, ni Christine. Christine, ikibazo cy'amatsiko. Watubwiye umuntu waguhanuriye ntabwo arakuze. Ntabwo yaranze. Akenshi burya umuntu uvangirwa, akenshi kuvangirwa bijya bibaho, ariko wenda havangirwa umuntu wenda mubana mu rusengero ntashaka kuvangirwa bitewe n'abamutumye, nuko akuze. Ariko twemera ko Imana ibaho. Imana iravuga n'ukuri, kandi nta n'impamvu n'imwe ubuzima wari ubayemo n'ubundi bwari ubuzima bwo kwishingira. Numva nta mugozi wari ukuziritse wari uhari. Hanyuma ikibazo cy'amatsiko, ubu nta musheri wari wabona. Urumva ufite amasezerano, ufite akazi, ubu ngubu nta musheri wari wabona. Oya, cyagawaze kubivugira. Iki kibazo uzakimbaza ubutaha. Okay, iki kibazo uzakikubaza. Imana igumugisha. Imana iri jambo yavuze. Hanyuma hari indi mpano numvishije. Buri Imana, impano yose Imana y'umuntu imugira akamaro mu gihe cyayo, mu gihe cye. Buri yari ukuntu abantu bajya bafata umwuga, akantu kose k'umwuga Imana iguhaye umuntu akagapfobya. Ariko urabona ko iyi mpano wari ufite yo gusuka yakugiriye akamaro. Yayimaye mfite imyaka 12. None reka nkubwire. Urabona ko Imana yacinze ukabona akazi. Nukuri ntacyo nyishinja. Nubwo yagaciye iriya mpano nayo ntuzahita. Oya, ntabwo nayireka kuko niyo ntafite akazi nibyo nkora. Ahubwo imbaraga Imana ni amafaranga Imana izaguha, uzavane mu bikoresho. Ibi niko bimeze. Buriya na kayuzi Imana yaciye, uzavane mu bikoresho. Ejo karakayuzi nigakama, uba ufite ibikoresho ukomeza Imana. Abadukurikirana gusengarwa ubuhamya bwa Christine, igice cya 3 ni kimwe kiragera ku musozo. Tuzakomeza n'igice cya 4 cyo gushima Imana. Hanyuma unagira n'inama abantu, kuko hari abamameze nkawe. Ese kuko tuzibaza umuntu azakomeza kubitwa yihangane yikorera umusaraba. Ngibaza ikibazo, uyu muntu waba mu buzima bwo warakubitwa yangirika, usibye ko wari wanabishoboye bikajya hirya umuntu wati genda burundu akakwirukana, ariko se nk'umuntu ubaye mu buzima bwo warakubitwa ubundi impanda ivuze yabona ijuru. Ikibazo ni ukuvuga ngo uzaza tugira inama, kuko abakiriho ibyiringiro. Umuntu ntabwo yaba mu buzima ngo abe mu buzima bw'umusaraba, abe mu buzima bw'imibabaro. Hari ibintu rero ukabona umugasenga, ukajya mu butayu ukagisha inama, ukajya mu bakuze bakagira inama. Hari igihe ibintu byanga, hari igihe byanga rwose. Abadukurikiye hari ibintu byanga. Nimba urusha nimba uremerewe, haracyariho ibyiringiro ko Imana yagutabara. Ubuzima Christine aciyemo bwo kujya gukodesha, gutungwa n'ibihumbi 3 kujya za Gahanga, uyu munsi arimo aravuga Yesu ari mu kazi. Murabona ko asa neza. Imana indi jambo hirya gusa neza y'Imana n'imidekora umuntu haba hari n'ikimuhishiye. Ejo bundi uzaza kusenga rwaho tubwira ati nje kudutumira. Reka turangize n'ubundi dusenga Imana, tubashimira abari badukurikiye mwese mwakoze. Imana mu izina rya Kristo wa Nazareti, tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujye uvuga ngo rihere. Tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imirimo n'ibitangaza wakoreye Christine, tugushimiye inzira mucishijemo. Hari abantu benshi bagiye baca muri izi nzira, bamwe bakapfa bikamera naba ngakicara. Tugushimiye kuba murinze mu rugendo rukomeye, igitangaza gikomeye. Twagiye twumva ibitangaza bikomeye, twumvishije aho yarwaje abantu 3, ntabwo twahatinze ngo tuhamubaze. Twumvishije aho yarwaje mama we akajya muri koma, umuti ukabura, ariko ukarinda mama we, ukamukoresha utware Christine, ukamukoresha
imbaraga, kagira ishyaka ryo kubona uriya muti. Mama w'uyu munsi akaba ariho turabigushimiye, wagize neza nushimwe. Mwami dusabiye Christine imbaraga, komeza umuha imbaraga zo gukiranuka, kandi Uwiteka mubera Imana muri byose, umwuka w'Imana akomeze kumushyigikira. Icyo duhagaritse n'imbaraga mbi zose zamurwanya, ukuboko kwiza kw'Imana kumubeho, kandi Uwiteka Imana nyiringabo umwiruke umuremere ishimwe. Mwami uri Imana isoza amasezerano, nta jambo nari munjuma ngo rihere. Kandi umuntu wese warudukurikiye akaba afite izi ntambara zimeze gutya, hariho abana bafite intambara, hariho abamama bafite intambara, hariho abagabo bafite intambara, hari abantu batandukanye bari mu bibazo bitandukanye. Turasaba ngo buri muntu wese umuhe imbaraga, nuko hirya y'ikibazo iyo hari umuntu kubaho haba hari igisubizo cy'ubuzima. Ngushimiye kuri Imana abanye natwe, komeza gufasha buri muntu wese dukurikiranye aha ngaha mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Bye bye.